Mukigeragezo nta uririmbirayo barepeterayo. Mukigeragezo ntibaririmbirayo bagira bate barepetera mu nyanja hagati nta korasi bayo. Ikorasi bayirangurura barenza inyanja. Mukigeragezo umuntu wese uri mu kiravuga ngo nunkiza numvana nzagira gute, numva umwana w'umuhungu nzagushima, mana nuntabara nzagira gutya. Ni repetition y'uburimo ntabwo bari waririmba. No kuvuga ngo mukigeragezo ntibaririmbirayo ahubwo barepeterayo ko bazabikora batambutse ikigeragezo. Abarimo hagati mu nyanja baravuga ati nituririmba turi mu nyanja ariko niturenga iyi nyanja turaza kuvuga Imana neza. Barambuka bose ngo bageze hakurya ingabo za Farawo nazo zibona kaburimbo umuhanda kandi bari bahaturiye uwo muhanda niho babubonaga. Ubundi hari abantu bapfa bizize nkubwiza ukuri. Izi ngabo nkubwiza ukuri nizo zizize. Nje sinabona umuhanda nari nsanzwe maca ntawo nari mpazi ngo nimbona abantu banyuzeyo nanjye nyureyo. Nabyirwa n'ikindi batari bitega bambukiyeho. Njewe nakata nkasubira iwacu. Nta nubwo nabona imbaraga zinshifura ziwacu ngo nkurikirana aba bantu. Nakwicara nkatubuza nkavugana aba bantu bafite imbaraga ziturenzeho simba kurikirana. Aba bagabo rero barizize ngo babonye kaburimbo mu nyanja bayinyuramo nabo baramanuka. Ngo bawugira ngo n'umuhanda usanzwe ukorase mujya muyitera. Ubundi umuhanda Imana iciriye umukiranutsi ntabwo umunyabyaha wucamo ngo abeho. Umuhanda Imana iciriye abantu basenze ntabwo ari umuhanda uba ari umuhanda usanzwe. Yes, iyo twasenze hari inzira Imana iducira y'umwihariko. Iyo tubanye n'Imana neza hari inzira Imana iducira y'umwihariko atari inzira rusange. Ku buryo n'undi muntu wagerageza kuyinyuramo ntajwe afite yahagwa ntiyahatambuka. Inzira Imana yari iciriye Abisirayeli yari y'Abisirayeli ntabwo ari abanyegiputa. Asante sana. Icishe rero abanyegiputa baciye mu nzira bataciriwe. Umwisirayeli wa nyuma ngo ageze ku nkombe Imana abwiye Mose tongera urebe inyuma ushyireho inkoni. Amazi arongera aba amaso. Ngo bamwe barerembera hejuru abandi Imana babika muri nyina w'inyanja. Muri nyina na ahantu habyara inyanja ni muri nyina nyine. Bahita muri kwe. Uranyumva neza? Na ahantu Imana ibika ibintu byakurwanyaga ku buryo bitazongera kwegura umutwe. Bahita muri kwe ni muri nyina. Na ahantu Imana ifata ibintu byakurwanyaga ikabibika muri kwe ku buryo bitazongera kuzamuka ngo byongere ku buryo bitazongera kwegura umutwe. Asante sana. Kandi Imana yishe abanyegiputa ku buryo nta nuwo kubara inkuru yasize. Imana ikubita imbaraga zakurwanyaga ku buryo nta nicyo kubara inkuru gisigara muri aya masengesho. Ababyize bibabere gutyo mu izina rya Yesu. Imana ifate imbaraga zari zimaze igihe zikurwanya, izarwanyaga urugo rwawe, izarwanyaga abana bawe, izarwanyaga akazi kawe, Imana izifate zikusanye zibike muri nyina. Izibikeyo ku buryo zitazongera hari ibintu ibitse muri aya masengesho. Asante sana. Tubivuga ari amagambo bikagera hari ibirimo, hari ibikorwa, hari ibintu Imana ifashe yegeranyije ikusanyije igiye kubika muri nyina ku buryo utazongera kubibona ukundi. Ku buryo utazongera kubibona ukundi. Hari umubisha Imana ifashe imubika hano. Hallelujah. Okay. Ese waruzi ko ugiye kwinjira mu buzima bwitwa ubuzima bwo kuririmba? Waruzi ko Imana ikoresheje imbaraga ziguterura mu kibazo zikwinjiza mu ndirimbo? Wimbwira ngo nta ndirimbo ufite ugiye kuririmba kuko na Mose nta mpano yo kuririmba yari afite. Mose yari umushumba ntabwo yari umuririmbyi. Ba Miriyamu na ba Debora baririmbye ariko Mose aravuga ati simwe mubonye Imana mwenyine nanjye ndayibonye. Asante. Muri ndi terano tuzongera guhuriramo uzavuga Imana tiyo tuvuga ati yabivuze tuhicaye ko hari ibintu bitse. Yes, kubera ko ayasini mergere. Nukuvuga ngo uriya musi Mose yabonye Imana na ba Debora baririmba Imana bagira ngo nibo bayibonye bonyine. Mose arababwira ngo muceceke nanjye ndi kumva indirimbo yazamutse. Batera ikorasi uvuga ngo ndaririmba Uwiteka kwereshe bitangaje. Ifarashi n'uwihetse yabiroshe mu nyanja. Aravuga ngo Uwiteka n'imbaraga zacu n'intwari ku rugamba arica kandi ngo bavuze Imana bavuga Imana baririmba Imana. Ngo ikirere kirabyumva gitonyanza imigisha ngo inyenyeri zitangira kugenda ku rugamba. Imana igiye gukora ibintu ku buryo n'ikirere kibimenya n'inyenyeri zibimenya. Komera Imana amashyi buri muranyumva neza ne mutari wataha. Imana igiye gukora ibintu ku buzima bw'abantu babaye imbere y'Imana ku buryo n'inyenyeri zitangira kugenda. Ababisha ku rugamba batangira bagatatana. Hari ikintu Imana ikora kigatera ababisha gutatana.
n'ibintu byari byihuje kugira ngo bigutere. Iyo byumvise hari icyo Imana ikoze imbere hariya, biravuga ngo ikemuye cya kindi twebwe tugezeho yatumira bunguri, bigatatana Imana itavuze. Imana ishimwe cyane. Ndashimira Imana ko Imana igiye gukemura cya garafure cy'ibigeragezo cyari kimaze igihe ku buzima bwawe, kimwe nyine gikuriye ibindi gihagarara ibindi, kimwe cya garafure gihagarariye ibindi, ni Imana igiye guheraho. Icyo ni Imana igiye guheraho ikemura. Niba ubyizeye komera Imana amashyi uvugirize mu kimwe cya garafure cy'ibigeragezo kimaze igihe iwawe, ni Imana igiye guheraho. Imana igiye guhera kuri kimwe gihagarariye ibindi, nikihereyeho. Asante sana. Nikimana ihereyeho muri aya masengesho cya garafure w'ibigeragezo. Hari ikintu kiba gihagarariye ibindi? Sawa. Nikimana ihereyeho kuri uyu munsi muri aya masengesho, nikihereye ikemura. Imana ihimbazwe cyane. Iki kwizeza ko mu butayu uri bubeho ni imbaraga zasatuye inyanja, ni imbaraga zagukuye kwa Farawo. Ni wizera iby'Imana ikoze inyuma hariya, naho imbere urahatambuka. Urajya uvuga ngo shingiye ubuzima bukomeza. Uzi Zaburi ivuga ngo hari kurira kwa umuntu ariko bwacya mu gitondo impundu zikavuga. Uzi aho bayiririmbiye? Bayiririmbye ngo mu gitondo bari biteguye gupfa bishwe n'inzara, ariko mu gitondo cya kare Imana ibatunguza umutsima. Komera Imana amashyi ngo bari bazi ko bapfa, mu gitondo Imana ihita ibatunguza umutsima, ibatunguza ibyo kurya, ibatunguza manu. Ngo bari bazi ko bucya bapfa, ariko mu gitondo Imana ibatunguza ikintu bita manu. Mu gihe buraba bita manihi. Bivuze ngo ibi ni ibiki. Manihi bivuze ngo ibi ni ibiki. Hari ibintu Imana ikora ugashyiraho agatangaro, n'ababibonye bakavuga ngo manihi. Hari umuntu Imana yubakira ugashyira ukavuga ati ibi ni manihi, ntabwo ari amaboko y'abantu, ni manihi. Hari umuntu Imana ihakaza ugahita ushyiraho manihi. Hari umuntu Imana ikorera ubukwe ukavuga ati manihi. Hari ibintu Imana ikorera mariage ati manihi. Hari umuntu ariko ko mutekereza nta manihi, nta muntu wabonye Imana. Hari umuntu wiga ukavuga ati ibi ni manihi. Byitwa manihi. Kumva ngo Imana yatanze umwana mu myaka 100, ibyo byitwa manihi. Ibyo babyita manihi, byitwa manihi. Kumva ngo abana bagiye ku ishuri nta sare rugira, ibyo nabyo babyita manihi. Imbaburira akakumanywa na nijoro, yewe nta kazi ugira, ibyo babyita manihi. Muririmbye yaravuze ngo sinzi ukuntu ibigenza, ariko arongera avuga ngo ariko ifite ukuntu igenda ibikora. Dukomere Imana amashyi, hari ukuntu Imana ibikora, hari ukuntu Imana ibigenza. Donc hari ibintu Imana ikora mu buzima bw'abayizera, ugashyiraho agatangaro ukavuga ati ni manihi. Hari umuntu Imana ikiza indwara ukavuga ati ibi ni mani. Hari umuntu Imana yubakira igahinza mu mujyi wa Kigali ukavuga ati ibi ni mani. Yaraje ari umwimukira, ari umucashuro, cyangwa yarakora akazi ko mu rugo, ariko Imana ikamutunguza igitangaza cyitwa manihi. Imana ikuremera ikintu cya manihi muri aya masengesho. Abanyumva Imana ikuremera igitangaza cya manihi, ushyiraho agatangaro, nanjye ashyireho agatangaro. Imana ikuremere manihi, Imana igukorera ikintu cya manihi. Ababyumva batere haleluya y'imbaraga. Imana ikuremere manihi muri aya masengesho. Imana ikuremere manihi. Twagiraga umukobwa yagiraga murare yo mu Mana. Ubundi utakaje murare yo mu Mana urapfa, uba warangiye. Kumba kugira murare nk'iy'abakomando. Burya umukomando nubwo barasa mugenzi we, abavuga ati murare songa mbere, kandi bamurashe no kuri kose ntiyaca n'intege bagenzi be. Umupendikote, umurokoro utagira murare agwazira. Twagiraga umukobwa witwa Roza, niba ari abantu basengeye kimura kuri ADPR, Roza wamumuza. Roza, mukobwa w'inzobe witwa Roza. Roza Imana ivugana nawe, imuha amasezerano, ivuga ko bizamuha ubukwe, izamukora ubukwe bw'igitangaza. Arenga imyaka 5, ubwo yataranitse. Arenga 40, bakwita icya 10 cy'itorero. Arenga 45, urumva ko yazamutse. Agera muri 50, urumva ko uyu mukobwa yagiye. Agera muri 50. Burya uragasaza uri igikara, iyo uri inzobeho birarabura. Roza yari inzobe yaka, iyo uri inzobe birarabura. Imyaka 51 Roza arayigira, kandi afite amakuru y'Imana, avuga ati Imana yavuganye nanjye, afite 20 birinda bigera muri iyo myaka. Roza agira imyaka 51 afite amasezerano y'Imana.
ariko Roza ni wa mukobwa wagiraga morali iyo yabaraga icyumba cy'amasengesho cy'imihururu kuwa mbere cyangwa kuwa kane, yagiraga ijambo ritava mu kanwa ke, ayandi yose yazaga aherekeza rya jambo. Yesaya 50:7 yaravuga ngo kuko umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma nkomeye, mu maso yanjye hakamera nk'urutare. Akavuga ngo kandi nzi yuko ntazakorwa n'isoni, kubera kunsindishiriza ari hafi yanjye. Abatabizi bakavuga ngo ni murare z'abarokore, ngo abarokore ntibarubura umurari. Kumbi Roza we yizeye iki? Imana ishobora bingahe? Nagiye Kimihurura, ngiye Kimihurura umwuka wera w'Imana aramfata. Nkunda kenshi mpanura nkanuye gutya ndeba, ariko icyo gihe narahumirije, ndahumiriza ngenda mvuga mu ndimi, ngenda mvuga mu ndimi iti Uwiteka Imana nyine ngabo, mvuga ibintu by'ubukwe kuri ariko sinarinze umuntu ndambuyeho ibiganza, ndagushingiye mu buryo bwihuse n'ibindi Imana yavuze, ubukwe bw'igitangaza. Narakanuye sangani Roza, navuga ni mu izina rya Yesu, kati kaje na Yesu, mu izina rya Yesu abadayimoni. Urumva neza nanjye nubwo nari impanuye ariko sini mu izina rya Yesu ndavangiwe, kati kaje na Yesu. Narebye imyaka Roza no kuri imyaka 51 guyango inkanya riba yatangiye kuza. Ndavuga ni ndavangiye kuva nabaho Vumiliya, nzongera kunyuraho mvuga Imana ubukwe nibutaba ko Imana ivuze ko bwihuse kandi bubaye vuba, ndanyuraho nzongera kubona ijambo nte koko ninkozwe n'isoni, isoni zirambonye. Mwiryo terano sinongeye no gufashwa pe. Navuga ni uranshutse unteje abantu, ariko Mana nk'ubu ko kucyo bivugiye mu iterano iyo tuba turi nka babiri cyangwa turi batatu, wenda bari kuzambekira ibanga koko Mana ubu koko bizaba. Nuwabwirije nyuma nge sinabyumvaga. Natekerezaga umuntu manuri ufite imyaka 51, nkavuga ni isoni zirankoze. Ariko Imana yacu itabura kwigenza, ihagurutse undi muhanuzi tukiri mu iterano tutari twasohoka. Araza Damascene, aza aparika imodoka hari ngira ngo yasize inaka, aza yihuta azanye ubuhanuzi buri special, arenga abantu bicaye, haraza hariya ku ruhimbi, abageze kuri wa mukobwa amaze guhanurira, aramubwira ati kinzanya aha, nje ndi umuhanuzi ukonfirima, nje ndi umuhanuzi wa finali ku buzima bwawe, Imana irantumye ngo ikore ubukwe bwihuse, ndi Uwiteka Imana ishobora byose, ubukwe burabaye kandi bwihuse. Damascene arangiza guhanura, agenda yirukanka yurira imodoka, aragenda arayatsa, aragenda ntiyicaye ntiyategereje amateraniro. Ndavuga nturiya nawe ni umusitari uzwi, ni umuvugabutumwa uzwi, nawe zizamukora ubwo ngubwo tubaye babiri nta kundi. Mpita nimahroneza ndavuga nti ntabwo ari jye jyenyine, na Damascene nawe agiye kuri resiti. Kamurare karagaruka natanye murare, mvuga nti ntabwo ari jye bizakora jyenyine. Ndataha mvuga nti na Damascene nawe apfa ko yageze gute, yavuze icyitwa mariage kuri Roza. Ndataha tubaye babiri n'ukuri kw'Imana. None wumva igitangaza cy'Imana. Haleluya. Igihe cyo gucyamika cyageze, ibyari byaranze biremera. Komera Imana amashyi. Yes, ibirenge byawe bigera i Kanani. Igihe cyo gucyamika cyageze, ibirenge byawe bigeraho Imana yavuganye nawe. Hashize igihe gitoya Roza ajya kwigisha. Niwe mukobwa nabonye utagihisha imyaka y'amavuko. Roza niwe mukobwa nabonye uvuga imyaka y'amavuko agakuramo irangamuntu akavuga ati genda kuza, akabyemera ko akuze. Yigishaga iterana akavuga ati abakobwa bafite tarani muhumure, bafite 35, nimwe mufite amakuru y'Imana, mwaravuganye n'Imana muhumure, yabivuze niyo kwizerwa no kubikoreza agira gute, nanjye mfite icyizere ko izabinkorera. Oya, ntabwo yavugaga irenga iyo 50, ntabwo yayivugaga. Yaravuga ngo ufite imyaka 50 gusubiza hejuru, irengaho ntabwo yayivugaga. Iwe yavuga ngo umusini kuzamura, niko yavuga mu iteraniro. Nawe ntiyavugaga irengaho no mugombe, yaravuga ati mfite umusini ntimumanuke muzamure. Kandi mfite ibyiringiro yuko yavuze mariage, yuko mariage izaba ku manywa y'ihangu, nkasezerana, nkambara ikanzu y'abageni, nkambara impeta, mukandirimbira, agatanga ibyiringiro. Roza agasoza iteraniro. Roza ajya kwigisha Nyarugenge kuwa gatatu, ADPR mu iteraniro yoba kuwa gatatu. Avuga Imana yenda gusoza, aravuga ati genda kuze, kwa kundi asanzwe abivuga. Mfite imyaka 50 kuzamura, irengaho ntago yajya, ubwo sinzi aho yarageze gusa. Urumva neza, mfite umusini kuzamura, nuko yavuze mu iteraniro. Uko atanga ubuhamya, uko avuga Imana, kumbi muri Amerika California, Roza iyo twasengaga Imana avuga ngo nzagusazisha neza, uzarya amadolari. Urumva neza, ko Imana imubwira amadolari, nzaguha amafaranga. None wumva ukuntu Imana ari igitangaza. Muri Amerika California hari umusore nawe utegereje Imana, ufite amasezerano. Uko Roza abwiriza kuri Skype ku ikoranabuhanga, hari umuntu umukurikiranye, uri gukurikirana ikiganiro cye,
uko amukurikiranye yumva ijwi ry'Imana aramubwira ati dore umugore wari utegereje nguri uri kubona kuri aho imbere yawe dore nguri umugore wa mugore wawe dore nguri ijwi riramubwira ati utarangurira umugore wawe uri ikigwari nuko ijwi ryamubwiye. Roza agisoza kwigisha wa muntu ukurikiranye kuri ikoranabuhanga ahita ashaka nomero y'inyarugenge ya mwarimu Alegisi aramubwira ati mpa nomero y'uwo mwigisha wabigishije arayimuha yagira ngo wena n'umuntu ugiye kumushimira ko yabwirije neza cyangwa ugiye kumuha ituro. Noneho aramubwira ati iyo nomero y'uwo mutumishi y'uwo mukobwa wari kubwiriza barayimuha ahamagara ya nomero kwa materaniro yaragiye aramubwira ati nitwa runaka ntuye muri Amerika California nubaha Imana mfite amakuru y'ijuru. Aramubwira ngo uri mubwiriza numvise unkoze ku mutima kandi uri mubwiriza numvise Imana inyemeza ko ari we mugore wanjye. Urumva neza? Aramubaza ate se hari amakuru waba ubifiteho urabyemera ko dukorana mariage kandi yihuse nta bintu byinshi nkuko Imana yabivuze yihuse iri special. Umukobwa nta gihe cyo gusenga amezi 3 agisigaranye imyaka umuntu afite bya bindi muha abasore ngo muzagende musenge ngo hari ukuntu umukobwa kujijisha ngo reka ngo nzagusubiza ngo hashize amezi angahe ngo nzabanza ajye kubaza Imana ngo baze buri abagiye no kukuneka ngo abaze icyo ukora naho uvuka bari abakobwa sha. Noneho iby'amezi 3 byo kujya gusenga amezi 3 ntabyo agifite imyaka yaramujyanye. Uranyumva neza? Ariko ikintu ushaka kukubwira umva icyo umukobwa yashubije umusore yaramushubije aramubwira ngo ahubwo ndaguca amande y'ubukerererwe niko Roza yamushubije. Hari abakobwa baba barakariye baba barakuzokera yaramubwiye ngo ndaguca amande y'ubukerererwe ndaguca amande y'ubukerererwe. Noneho yes aramubwira ati gembitse ikanze imyaka 20 ngutegereje wabagahenda guca amande. Mumbaza amande yamuciye ariko icyo nzi cyo ubukwe bwarabaye barabaranze Kimihurura mugira neza Mushumogi mugira neza arabaranga mariage iraba Roza baba muri Amerika atunze nomero y'Inyamerika n'ubwene gihugu bwa Amerika yarabubonye tayari ubu niho asaziye muri Amerika niho atuye Roza mu myaka hejuru ya senkana. Ariko muracyanyumva disi we igihe cyo gucyamika kigereze ibyo abantu bavuga ko bidashoboka mu Mana biba bigira gute biba bishoboka. Dola sinema tokesai welai inzira ikugeze Kanana h'Imana ivugira aho imbere yawe ntabwo iri inyuma iri imbere hafi yawe aho ngaho. Inzira ikugeza ku cy'Imana ivugana nawe iri aho hafi yawe. Ubu rero uyu munsi tugiye gusenga ibirenge byawe bigeraho Imana ivuga ibirenge byawe byerekeraho Imana ivugana nawe niba unyumva ibirenge byawe byerekere muri Kanani Imana ivugana nawe. Igihe cyo gucyamika ni iki ngiki igihe cyo kuzenguruka kirarangiye. Igihe twinjiyemo ni igihe cyo kugira gute cyo gucyamika. Imana ikora ikintu ku buryo ushyiraho agatangara imbere yawe karirimba indirimbo ivuga ngo mani hi umuntu mwegere mubwire ngo Imana ikukore igitangaza cya mani hi. Yes injira mu mavuta hano uwo muntu mwicare mubwire ngo Imana ikukore igitangaza cya mani hi gukorera ikintu ku buryo ushyiraho agatangaro. Ikora ikintu iwawe ku buryo ushyiraho agatangaro. Ikora ikintu mu kazi kawe ku buryo ushyiraho agatangaro. Ikora ikintu muri quartier ku buryo ushyiraho agatangaro. Ikora ikintu hano muri rusengero ku buryo ushyiraho agatangaro. Imana ikora igitangaza cya mani hi. Siko hana yabyaye akagaruka ishira akavuga ngo ninjye wa mugore bari bamuzi ku kibazo ngo yashimye yerekeye iteraniro. Ubundi ntago bashima bareba bahara mu bashumba bashima bareba hariya ariko kugira ngo yemeze n'abaturesi bamuvuze yashimye areba bayeresha akajya abwira terega ninjye wa mugore ku mwana ngo yari mu mugongo yaramuhetse neza akajya asimiza ati ihorere kibondo ati ninjye wa mugore kugira ngo babandi bavuze hari inyuma ati ninjye wa mugore akajya avuga ati ihorere mama. Yabwiraga byasaga nk'ahabwira Eri ariko yabwiraga iteraniro ryose abari baravuze ngo ntazabyara agaruka imbere ahetse umwana aravuga ngo ninjye wa mugore wazaga imbere y'Imana ndi umunyagahinda ndi umunyamarira ariko ngarutse ndi mama w'umwana uwari nyina w'ingumba ubundi nyina w'abahungu 7. Imana igikora ikintu kimwe kikaruta ibintu byinshi byabayeho ku buzima bwawe. Imana igukorere kimwe gipfunyitsemo byinshi. Koremera Imana amashi. Imana igukorere kimwe gipfunyitsemo byinshi. Kore kimwe yaravuze ngo wari nyina w'ingumba ubundi nyina w'abahungu bangahe 7.
Imana ihimbazwe. Twikirize Imana ihimbazwe cyane. Bageze mu butayu Imana ibahamanu. Nababwiye Imana icyo bivuze nyine kandi twabisobanuye. Bageze Imana, Imana irurura amazi y'Imana. Ndashaka kubwira ngo Imana twicaye imbere ni Imana igifata umubabaro ikawuhinduramo uburyohe. Kubw'isi ni wagasetse ariko Imana igikora ikintu gituma useka. Amazi arura. Imana ibwira Mose ngo fata ya nkoni ushyire mu ishami ry'igiti ushyire mu ya mazi araba mazima. Amazi aba urubogobogo banywa amazi meza. Haleluya. Ririya shami ry'igiti byari bisobanuye imbaraga z'umusaraba. Komera Imana amakini byo byari bivuze imbaraga z'umusaraba. Isi nta buryohe yari ifite ariko Kristo agiye ku musaraba isi yarongeye igira agaciro, abantu tugira agaciro. Byari bisobanuye imbaraga z'umusaraba. Bagera ku gitare, igitare nta mazi yabagayo. Bagere ku gitare, Imana ibwira Mose ngo kubita ku gitare kirabyara iki? Amazi. Reka mbabwire iyi Mana turi imbere kandi mu ntega amatwi mu nyumve nk'abanyamwuka. Iyi Mana turi imbere ubuzima bwose ugezemo ikubera igisubizo bitewe n'ikibazo urimo. Yisanisha n'ikibazo urimo. Yageze mu butayu yigira umutsima barayirya. Igeze hirya gatoya yigira iriba bayinywaho. Igeze hirya yigira igitare kibyara amazi. Komera Imana amashyano hose ubwurume. Igeze kumanga ngo yababeraga inkingi y'igicu nijoro ikababera inkingi y'iki y'umuriro. Urumva ukuntu yagiye yibayobora. Bagera Yeriko bagera ku rukuta rubasumba. Imana nababwira ngo nimunyizere muzenguruke karindwi ibibasumba nzagira gute? Nzabiritura. Bazenguruka karindwi Yeriko igira gute? Nagira ngo nkwibutse yuko ntabwo Imana igikemura ibibazo byacu binyuze hejuru. Ahubwo ukuntu Imana ikemura ibibazo byacu ibiheraho bishingiye mu mizi yabyo. Aho bitereye muri fondasiyo y'ikibazo niho Imana ituruka. Ntabwo Imana ica hejuru. Ahubwo Imana ikemura ibibazo bihereyeho mu isoko yabyo cyangwa muri fondasiyo yabyo. Yeriko ntabwo Imana yahereye hejuru kuri Yeriko, ahubwo ngo Imana yahereye mu mizi ya Yeriko. Iyi randuro yihereye aho itereye. Mu minsi 6 nta kintu cyari cyahinduka kuri Yeriko, habe no kwiyasa. Ariko umuhanga umwe yaravuze ngo Imana yari yahereye hasi, irandurira hasi. Ushobora gusenga igihe kirekire nta kirahinduka, kumbi ibintu biri imbere yawe ubona birumbara Imana biheremo imbere, ibimenderamo imbere, kuri finale uzabona biridutse. Komera Imana amashyari ibintu ubona bidahinduka wasenze wakoreye Imana yavuze ukabona nibihinduka ukabona nta cyakoretse, kumbi Imana ntiyabihereye hagaragara, yabihereye hatagaragara, ibikubitiramo imbere. No muri aya masengesho Imana igira ibintu kubitiramo imbere mu izina rya Yesu. Gira ibintu ihera hasi muri fondasiyo mu mizi yabyo, itangira ibirimbure ihereye muri fondasiyo. Haleluya. Okay, dusatira gusenga kuko ntago turi bukitinde. Okay, nagira ngo mbatangarize bageze ahantu hitwa Mowabu. Nuzasoma mu kibaya cyitwa Mowabu na ahantu bavumirwa. Ariko kuvuma umuntu Imana yabwiye umugisha nukwikoza ubusa. Ni nko gutera ipasi inkweto uburi kwigirira nabi. Ni nko guhinga ku rutare ntibimera. Ni nko gutera amashu muri kaburimbo ntagashobora kuzamuka. Kuvuma umuntu Imana yavuzeho mbere ntibishoboka, imivumiranyerera nifata. Komera Imana amashyi ufite amakuru y'Imana ukaba ufite imvugo y'Imana, hariho ibintu bitazafata ku buzima bwawe bizagenda binyerera. Haleluya. Reka mabwire ikintu numvise Imana intangarije muri aya masengesho. Imana igiye gukora ibintu ku buzima bw'abasenze ku buryo bitera ubwoba ababisha babo bari babazengurutse. Imana igiye gukora ibintu nesere mandiko de fire zoma. Imana igiye gukora iby'imbaraga ne mandiko de star ku buryo mango ababisha do star bari bubyumve bahinda umushyitsi bagatenya Imana wasenze. Cyo ni Imana imbwiye. Hariho umugabo witwa Baraki n'uwitwa Baramu. Baramu ni umupfumu ariko wumva ijwi ry'Imana ngo yaravumaga bye. Yabwiraga igiti gitoshye akabwira ati ndakuvumye ndi umuhoryo nkunyuzeho utoshye, ariko nyuma ya sata asanga waborogoshoye nk'icyakubiswe n'inkuba, kikamera nk'icyakubiswe n'inkuba. Baraki aravuga ati numvise ubwoko bwa Isirayeli, numva iby'Imana yagiriye amahanga, sinshaka ko bangerera mu gihugu. Bahereza umuvumo, wabica bacuramye, wabica gute, wowe ubavume ubahereza umuvumo utababeshaho. Ategura imivumo ngo intumwa za Baramu za Baraki ziza kwa Baramu ziramubwira ngo databuja yatubwiye gutya araguha ifeza araguha izahabu araguha icyubahiro ugende umuvumira Abisirayeli. Ngo arabyemera. Nijoro
marayika w'Imana arazasanga wa mugabo aramubwira ngo buriya bwoko ntibuvumika, ntiwibeshye ubuvumo, kuko n'ubwoko buturo kwabwo n'abanyamugisha, ntibazabarwa mu mahanga. Iyo mivumo yawe ntabwo iri bufati, ahubwo icyo ndi bukubwire uba ari cyo uvuga. Aravuga ati ndakumva, ntabwo ndi bubavume. Mu gitondo za ntumwa ziragaruka, zirongera ziramuhata, zimubwira ibiciro nanone ko izahabu n'ifeza biba biri buzamure, ngo yemera kujyana nabo. Imana iramubwira ngo ko baguhase emera ujyane nabo, ariko ntuvuma Abisirayeli kuko ntibavumika, ni ubwoko bwanjye nakuye mu Egiputa, ntago bavumika. Biravuze ngo Baramu ageze mu nzira, indogo bibona marayika ufite inkota mu ntoki, wicebereza igana ku ruhande, ngo ayikubita gatatu inkoni. Wayikubise gatatu iravuga, iramubaza ati boss kunkubita nibiki? Sisanzwe nkumvira. Reba utwaye nk'imodoka kumvira avuze, cyangwa iyo ntobe wicaye humvise ivuze kabisa, watokesha abazimu kirukanka. Indogobe ngo yaravuze, Baramu amaso ye ngo ahita ahweza, abona marayika uhagaze mu nzira, aramubwira ngo indogobe yawe dakata ku ruhande no kukwica mba nkwishe. Ariko icyo nje kukubwira, Abisirayeli ntubavume, ahubwo bahesha umugisha, kuko ndi Imana y'umugisha. Icyo shyira mu kanwa kawe aricyo watura ku Bisirayeli. Bibiri iravuze ngo ageze imbere, yigiye imbere, agera ku musozi ahantu bari buvumire, bamwubakira urutarahagararaho. Rezo ntizakora neza, rezo zigakatagurika. Ngo yareba akabona mu Bisirayeli harimo ibintu by'ibikezi, akavuga ati ntabwo ndimo mbona neza, reka nzamuka nanone yigire hejuru. Ngo ageze hejuru nabwo ntiyabona neza. Ageze hejuru ku rutare, konegisiyo zitangira gukora. Nagira ngo mbibutse ko iyo tubanye n'Imana neza, rezo z'abakonikoni ntizipfa gufata ku buzima bwacu. Muri zoom zabo ntibafatisha, babona hari umuriro utuzengurutse, babona komera Imana amashyi, bona hari izindi imbaraga tubana nazo. Hari uburyo ubana n'Imana ku buryo rezo zibikurwanya zidafata. Ngo ageze imbere hejuru ku rutare, ahita abona mu Bisirayeli ntibari bonyine, abona ya Mana yabavanye mu Egiputa, ngo ibunze hagati muri bo. Abwira Baraki, aramubwira ngo yewe Baraki we, ti ndabonye. Atubonye iki? Ti mbonye intare y'ingore ibunze mu byana byayo. Tinyebonye iri mu Bisirayeli. Ati kandi mu kandi mbonye intare y'ingabo ibadatutse ivudutse igiye gufata umuhigo. Ati ntizaryama itarangwa amaraso y'icyo yahize. Tubonye intare, ndayibonye. Ati si ibyo gusa, ndi kureba mu Bisirayeli Imana ibarimo, ibavana mu Egiputa niyibajyana, kandi ifite amaboko ameze nk'ay'imbogo. Aravuga ngo kwa Yakobo hazakomoka inyenyeri. Aravuga ngo ubu bwoko ntago buvumika. Navumane uw'Imana itavumye, narakarirane uw'Imana itarakariye. Aravuga ngo buriya bwoko n'abanyamugisha, n'abantu b'Imana, nta wapfa kubavuma, umuvumo ntiwafata. Aravuga ngo ahubwo Uwiteka aravuze ngo mbaheshe umugisha. Aravuga ngo mwa bwoko mwe, muri ubwoko budasanzwe, muri abanyamugisha, muri abantu Imana ivanisha amaboko akomeye mu Egiputa, kandi Imana izabagezaho ibajyana, ngo abaheshe umugisha aho kugira ngo abaheshe iki? Umuvumo. Ngira nkubwire ngo iby'isi yavuga ku buzima bwawe, Imana igiye kubitesha agaciro muri aya masengesho. Iby'isi yatangazaga ku mibereho yawe, Imana igiye kubitesha agaciro. Mu cyimbo cy'umuvumo ugiye gutahana umugisha w'Imana. Imana ihimbazwe cyane, Imana ihimbazwe. Asante sana shuti, nagira nkubwire ngo igihe cyo gucyamika kirageze. Haleluya. Imana igiye gukoresha imbaraga z'umurengera zidasanzwe, ikwereka inzira aho utabonaga inzira. Igihe cyo gucyamika ukabona inzira kigiye kugera, ugeraho Imana yavuganye nawe. Ibirenge byawe bigiye kugera i Kanani. Ndabitangaje muri iri teraniro, ibirenge byawe bigiye kugeraho Imana ivugana nawe. Ubuzima bwawe bugiye kugeraho Imana yavuze. I see more. Ushobora kuba utahabona, ariko Imana igiye kuhakwereka. Akazi Imana imaze igihe ivugana nawe ugiye kwinjiramo. Ubukwe Imana yavuze ku buzima bwawe bugiye kuba. Aho Imana yavuze kuzatura ugiye kuhatura, aho Imana yavuze kuzakorera ugiye kuhakorera. Iterambere Imana yavuze ku buzima bwawe ugiye kuryinjiramo. Ayi haya serebone de konda, umwana Imana yavuze igiye kumuguha, ingendo Imana yavuze igiye kuzifungura. Pone santo peregrema, ibyangombwa by'ubutaka Imana yavuze ugiye kubyakira, kuko Imana igiye kwimura umunaki ituze umuntu yavuzeho. Umunaki nta gaciro gifite. Agaciro gafite umwisirayeli wavuganye n'Imana. Uhereye umunsi wa none
igihe cyo gucyamika kirageze, igihe cyo gucyamika kirageze. Inzira irabonetse. Pone sando benia. Imana ikuvanye mu buzima bw'ubutayu, igiye kugeza destaye, igiye kukugeza igirugari. Igirugari ntibarya manu, igirugari ntibarya reka. Mana irahagarara. Barya ku kintu cyitwa umwero w'igihugu, barya ku bigugu, barya ku byimejeje, barya imishwira, barya itangazo ribonetse muri aya masengesho. Ubuzima bwa Mana Imana irabuhagaritse. Wimutse mu butayu, wimutse mu butayu muri aya masengesho. Ibirenge byawe bigiye kugera aho Imana ivugana nawe. Ugiye kugera ku musozi Lemostando. Imana imaze igihe ivugana nawe. Ubuzima bwa Mana burahagaze. Imana ikujyanye Kanani, ibirenge byawe bigeze Kanani. Igihe cyo gucyamika kirageze. Dore inzira irabonetse. Umuntu mwegere mubwira ngo dore inzira irabonetse, igihe cyo gucyamika cyageze. Ayisana Maria, ubuzima bwawe bugeze aho Imana ivugana nawe. Mushumba, tangariza mama mushumba, umubwire ngo igihe cy'ubutayu cyarangiye. Ubuzima bwacu bugiye kugera ku musozi Imana yavuze. Inzira yabonetse, turacyamitse, tugeze aho Imana ivuga. Icyerekezo kirabonetse. Imbaraga zatumaga tuzerera mu butayu, demoniya Imana izikuyeho. Imana izanye marayika utuyobora akatugeza ku musozi Imana yavuganye natwe. Haguruka tusenga Imana. Dosaye beregere. Haguruka dusengane Imana. Asante Mungu, asante Papa. Tangariza abantu nka batatu, umuntu kwegera mubwire ngo igihe cy'uruzerero kirarangiye, igihe cy'uruzerero kirarangiye. Iryo tangazo aritahane. Hele mosando, igihe cy'uruzerero kigize gute? Kirarangiye. Igihe cyo gucyamika kigize gute? Kirageze. Uwiteka aravuze ngo igihe wazengurukiye umusozi kirahagije. Igihe cyo gucyamika kirageze. Igihe cyo gukora uhomba kirarangiye. Ni igihe cyo gukora wunguka. Igihe cy'ubushomeri kirarangiye. Ni igihe cyo kwinjira mu kazi. Igihe cyo kuba ku musozi w'uburwayi kirarangiye. Ni igihe, asante Mungu,